nongeye kubasuhuza abakunzi banjye bakunzi bakavava official. Noneho ubu mbazaniye itangazo kandi ryihutirwa. Itangazo nzanye ririhutirwa, uri buri hagaciro ndabasha kumugirira akamaro. Waba uri umupapa, waba uri umusore, waba uri umugore, waba uri umukobwa, icyo waba uri cyo cyose, niba ibi bintu ngiye kuvuga utanabikora, sister wawe arabikora, mukuru wawe arabikora, mama wawe arabikora, byanze bikunze bishobora kugira ingaruka ku muryango wanyu. Iri tangazo rero ni inkuru njyewe nabonye y'umwana w'umukobwa yagiye gukoresha ibigohe. Murabizi hari ukuntu bafata ibigohe bakomeka kuri ibi ngibi dusanga nyine abakoresha ibintu bijyanye n'ubwiza barabizi. Ubwo rero uwo mwana yaragiye ajya muri salo nk'ibisanzwe, ingohe barazitera, bamaze kuzitera yumva ameze nk'umuntu watokowe. Murabizi hari ukuntu bumva nk'akantu kagutarukiyemo ukabyiringira. Arabyiringira aravuga ati ubu ningera mu rugo yenda birashira. Arataha, ageze mu rugo biranga, arakomeza arabyiringira, biba ngombwa ko ajya kwa muganga. Ageze kwa muganga basanga burya ntabwo narinzi ko za ngohe bazomekesha iki supaguru. Nanjye nibwo nabimenya, gusa njye ntabwo nari nakabikoze, ariko nanjye ndanumvaga nzabikora, cyangwa se igihe cyari kuzagera nanjye nkabikora ntawamenya. Ubwo rero yagiyeyo basanga hatonyangiyemo akantu gake cyane ka supaguru. Bagerageje kuvura, bamuha imiti, bamuha buri kimwe cyose ngo barebe ko ijisho ryakongera rikareba. Wapi, arakomeza arabyiringira biranga, biza kurangira ijisho barikuyemo. Ubu ni ukuvuga ngo ari kurebesha ijisho rimwe. Ibaze nuko yagize amahirwe agasigaza iryo rimwe. Ubwo se iyo hose haza gutonyangiramo supaguru, tayari aba yamaze guhuma, ntago aba areba. Aba yamaze kugira ubumuga bwo kutareba. Ubwo rero wa papa we, niba uzi ko umugore wawe ajya gukoresha muri salo ibintu bijyanye n'ingohe, ntabwo ngenda nzi ko bakoresha supaguru. Ubwo hari abajya kuzikoresha babizi neza ko ari supaguru bari bubomekeshereze, hari ababa batabizi niba ari supaguru bakoresheje. Njye nabimenye uyu munsi ko ari supaguru bajya bakoresha. Mwitondere iki kintu. Ujye ugenda ujye muri salo ujye gukoresha ibyo bintu by'ubwiza, ariko uteganya ko ushobora guhuriramo na risk, ushobora kugiriramo ibibazo. Ushobora kuvayo ugahita uhinduka impumyi, cyangwa se ukagira ubumuga bwo kutabona amaso yombi, bikarangira utongeye kureba. Kandi murabizi ijisho rifite agaciro kanini cyane gakomeye. Niba uzi ko rero wikunda, ukaba ukunda amaso yawe, ukaba ushaka gukomeza kureba, abantu rwose mukora amasaro mudufashe, mushaka ikindi kintu mujya mwomekesha kitazangiza amaso y'abantu. Kuko abantu muri rusange, cyane cyane igitsina gore, bashobora kuzisanga bose batakireba. Byaba bibabaje rero umuntu yaje akugana ufite salo ngo uzi gukora ibintu byiza, umuntu agasa neza, ariko akahava yahatakarije amaso, atabasha kubona. Ubwo nagira ngo iri tangazo umuntu wese urubashe kumva iyi nkuru, cyangwa se urubashe kumva iki kiganiro, n'ubu uri n'igitsina gabo, ugerageze kubimenyesha igitsina gore, cyangwa se undi muntu wese utabashije kubyumva. Mwirinde, murinde ubuzima bwanyu. Amaso arahenda, yego gusa neza ni byiza, ariko nanone gusa neza utareba ntago biba bisa neza pe. Ntago biba bisa neza iyo utareba, ntuba ureba nyine. N'ubwiza ufite ntago bugaragara, kuko umuntu nyine asigara areba aho hantu havuye iki, havuye amaso. Nabonye nta yindi solution rero abaganga batanze uretse kuvanamo iryo jisho ry'umwana w'umukobwa. Ubwo yasigaranye rimwe, yagize amahirwe bitonyangira muri rimwe. Iyo bitonyangira muri abiri, ubwo tayari byari guhita bigenda gute, kari kabaye. Rero ni itangazo narishatse kunyuzaho. Bantu mujya gukoresha iby'ubwiza mu masaro, jya amaso umenye n'ibintu ugiye gukora bitaza kugiraho ingaruka ku buryo byakwambura amaso yawe. Sinibigwahe gusa, hari n'ibindi bikoresho dushobora gusanga bakoresha bishobora kugira gute, kwangiza ubuzima bwawe. Mu checking murebe niba ari ibintu bidashobora kubangiriza ibice bimwe na bimwe by'umubiri wanyu, kuko urumva gutakaza ijisho, gutakaza ikindi gice cyose cy'umubiri, hari n'ibindi bishobora kubangiza mushaka kuba mutazi natwe tutazi. Ariko icyo nabashije kumenya ni icyo ngicyo kibigohe bomekesha supaguru. Murabizi supaguru ejo bundi harabo yahitanye. Supaguru nimbi nimbi cyane, ibaze ko itonyangira mu jisho bakarikuramo.
yatonyangira mu cyo kunywa tayari umuntu akaba arapfuye. Urumva ngo supaguru ihita yangiza ikintu icyo ari cyo cyose cy'igice cy'umubiri ku buryo uyikoresheje cyangwa se ukoresheje ikintu yagiyeho byanze bikunze uri muri risk. Uzarebe nitonyangiye gatoya ku kaboko kawe, abatabizi uyifate utonyangirizeho gatoya, aho yatakaye haromokana n'uruhu. Ntabwo kiriya kintu ari cyiza. Bantu bo muri salo rwose mudufashe amaso y'abantu yo kwangirika kubera supaguru. Mwakoze cyane, kara agatangazo gatoya nari nishatse kubagezaho. Ubwo abo bari bwumve bashobora gukomeza gukoresha izo supaguru mu maso, mumenye ko muri gushyira amaso yanyu mu bibazo, ejo mutazasanga amaso yavuyemo. Ariko byaba byiza mubaye maso mukamenya mbere y'igihe, cyangwa se mukitonda mukamenya uko mwitwara mu gihe muri gukoresha ibintu bijyanye n'ubwiza. Mwakoze cyane, ntabwo nateguye ikiganiro kirekire, kwari ukubaburira no kugira ngo mumenye ibyo mukoresha niba nta ngaruka mbi bishobora kubageraho. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha naho ubutaha.